hari igihe kwamamara bikubera umutwaro, hari n'igihe kigera amafaranga ntahishe ukuri. Uyu munsi reka tuganire ku mugabo wamamaye cyane mu ruganda rwa muzika, ariko uyu munsi akomeje guhangana n'ibirego bikomeye cyane bishobora gutuma afunga ubuzima bwe bwose. Nguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu, kwibutse gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru nk'ayagezweho ujye abona ku gihe. Ikaze. Uyu munsi reka tugaruke ku nkuru ikomeje kuvugwa hirya no hino mu bijyanye n'ubutabera, aho umuhanzi uzwi nka Diddy yahamwe n'ibyaha bibiri mu byaha bitanu yaregwaga. Gusa mbere gato reka tubanze turebe uyu Diddy ni muntu ki, akurikiranyweho ibihe byaha kuva ryari. Mu kwezi kwa 9 umwaka 2024 isi yose yatunguwe no kumva ko Sean Combs uzwi cyane nka Diddy yafashwe n'inzego zishinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashinjwaga ibyaha bikomeye cyane, harimo gucuruza abantu mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, gukoresha ibiyobyabwenge, gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu buryo bw'umutwe w'abagizi ba nabi, ndetse n'icyaha cyo gukoresha abantu ubusambanyi ugamije inyungu z'amafaranga. Diddy yafatiwe Manhattan, afungirwa muri gereza ya Brooklyn. Icyo gihe ntiyari yemerewe kujya hanze kubera ko hari impungenge z'uko ashobora guhunga cyangwa akaba yahungabanya umutekano w'abatangabuhamya. Nubwo yafashwe mu 2029, urubanza rwatangiye ku itariki ya 5 Gicurasi 2025. Ni urubanza rwatangiriye mu rukiko rwa Federal rwa Manhattan. Icyo gihe hanatowe abacamanza b'inteko, nyuma bakurikizaho kumva ubuhamya. Mu batanze ubuhamya harimo abahoze bakorana na Diddy ndetse n'abari inshuti ze za hafi. Harimo kandi n'umuhanzikazi Cassandra Ventura wahoze ari n'umukunzi wa Diddy. Mu buhamya yatanze mu rukiko yavuze uburyo yajyaga ashyirwa ku nkeke akanakoreshwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bavuze ibintu byinshi bitandukanye kandi bikomeye kuri Diddy. Yavuze ko Diddy yajyaga ategura ibirori by'ibanga, ibyo bakundaga kwita freak-offs. Muri ibyo birori rero ngo abagore baratumirwaga, bakabasindisha ndetse bakabakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato n'abantu benshi batandukanye. Rimwe na rimwe hakaba harimo n'abari bashinzwe umutekano. Diddy mu byaha yaregwaga harimo 4 bikomeye cyane. Icya mbere harimo kuyobora umutwe w'abagizi ba nabi, hakabamo gushora abantu mu bikorwa by'ubusambanyi kandi ku gahato, hakaza icyaha cyo gutwara abantu mu rwego rwo kubashora mu busambanyi, hakazamo no gukoresha ruswa, ibiyobyabwenge kugira ngo abone ibyo ashaka. Ibyo byaha byose rero yashinjwaga byashoboraga gutuma afunga ubuzima bwe bwose. Ku rundi ruhande ariko hari abantu batakozwaga izo nkuru bakavuga ko Diddy ari umuhanzi w'umuhanga kandi w'intangarugero, bagahakana ibyo byose. Ababihakanaga bashingiraga ku kuba yari akuriye Bad Boy Records, kuba yarafashije abahanzi bakamenyekana, abo barimo Notorious B.I.G. ndetse n'abandi batandukanye. Gusa ku rundi ruhande akaba n'abamushinjaga bavuga ko kuba ari icyamamare ndetse no kuba atunze amadolari menshi, byose ngo bituruka ku mbaraga mbi z'umwijima akoresha. Hari umuhanzikazi Umwere ndetse n'abandi benshi batahwemye kugaragaza ko igihe bamumenye bamubonaga nk'umunyagitugu ndetse wakoreshaga abantu mu nyungu ze bwite. Gusa ariko hari n'abandi bakomeje kumushyigikira, cyane nk'umwana we Christian Combs uzwi nka King Combs, batahwemye kuvuga ko se ari umunyempuhwe ndetse arangwa no kugira icyerekezo. Kuri wa gatatu rero Diddy yaje guhamwa n'ibyaha bibiri muri bitanu yaregwaga. Ibyaha byamuhamye akaba harimo gutwara abantu hagamije kubakoresha ubusambanyi, n'icyaha yahamijwe ko yakoreye Cassandra Ventura wahoze ari umukunzi we n'undi mugore wiswe Jen. Ibyaha Diddy yatahamijwe birimo ibyo gukoresha Cassandra Ventura ndetse na Jen imibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi nk'uko byagarutsweho. Icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ni icyaha gikomeye cyane mu byo yashinjwaga, kubera ko iyo kiramuka kimuhamye uyu mugabo yari gukatirwa igifungo cya burundu. Imitungo ye yose yakoreshejwe muri icyo cyaha, harimo inzu, imodoka, ibigo by'ubucuruzi ndetse n'indi mitungo yose yagaragazwaga ko yakoreshejwe mu gukora icyaha, yari gufatirwa na leta. Diddy w'imyaka 55 y'amavuko yatawe muri yombi muri Nzeri 2024. Uyu mugabo yatanze miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga agera muri miliyari 60 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo aburane ari hanze, ariko biranga ibi by'ubusa. Nyuma icyo yaje gukora ni ugukusanya ikipe y'abanyamategeko kabuhariwe bagera ku 8 bayobowe na Mark Agnifilo. Mu gihe cy'ibyumweru 8 byari bishize, aba banyamategeko bahanganye n'ubushinjacyaha bwa leta buyobowe na Maureen Comey, umukobwa wa James Comey wahoze ari umuyobozi mukuru wa FBI mbere y'uko yirukanwa igitaraganya na Donald Trump. Ubushinjacyaha bwakoresheje ubuhamya bw'abatangabuhamya 34, bose bahurije ku bugome n'ubunyamaswa bashinjaga ko Diddy yabakoreye. Uyu mugabo ntiyigeze yiregura binyuze mu kwivugira, ndetse nta n'abatangabuhamya yagize atanga ngo bamushinjure. Gusa ariko Agnifilo yavuze ko nubwo Diddy ari umugabo wakoze amafuti yicuza mu buzima bwe, adakwiriye kuryoza ibyo yakoreye mu buriri abikorana n'abantu bakuru. Nyuma yo kumva impande zombi, inteko iburanisha igizwe n'abagabo 8 ndetse n'abagore 4 yaje gufata umwanya
umwanya iganira kuri iyi dosiye, iza no gufata umwanzuro ku byaha 4 muri 5 yashinjwaga, inanirwa kumvikana ku cyaha cyo kurema umutwe bugizi bwa nabi. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo iyo nteko yaje gufata umwanzuro kuri iki cyaha, ivuga ko kitamuhama, ibyatumye Diddy mu rukiko arangurura n'ijwi rirenga, ashimiye inteko agira ati murakoze. Ibyishimo byamurenze, agera n'ubwo apfukama, ashyira ibiganza bye ku mutwe, yitsa imitima inshuro nyinshi, agaragara amwenyura bidasanzwe, azamura ikiganza asa nk'usenga, yikomanga mu gatuza, agaragaza ibyishimo mu buryo budasanzwe. Impamvu y'ibyo byose ni uko mu byaha byose yashinjwaga, ibyo yahamijwe ari byo byoroshye kurusha ibindi, nubwo buri kimwe gishobora kumuheza mu buroko mu gihe cy'imyaka 10, kubera ko ari 2 bikaba imyaka 20. Umucamanza yasabye umwanya ajya kwiherera kugira ngo yisunga amategeko, maze afate umwanzuro wa nyuma kuri uru rubanza. Agnifilo yavuze ko Diddy agomba gusubira mu rugo rwe i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo ni urugo rwakuwemo uducupa turenga 1000 tw'amavuta bivugwa ko yakoreshaga mu bikorwa njyana muntu byo gukora imibonano mpuzabitsina byamenyekanye nka free-course. Uyu munyamategeko yavuze ko Diddy adashobora gucika ubutabera kubera ko pasiporo ye n'indege byafatiriwe, ndetse ko yaba ari ikigoryi aramutse adashyize mu bikorwa ibyo asabwa n'urukiko mu gihe yahabwa amahirwe yo gutaha agakomeza kuburana ari mu rugo. Ubushinjacyaha ariko bwariye karungu ndetse butera hejuru, bavuga ko ibyo gutakwa Diddy bidakwiye. Ubushinjacyaha bwavuze ko agomba gusubizwa muri gereza, atagomba gutaha. Biteganijwe ko mu gihe kiri imbere aribwo haza gutangazwa umwanzuro wa nyuma w'uru rubanza kuri uyu mugabo. Umuryango we harimo na nyina bitabiriye urubanza kuva mu ntangiriro, abana be, abagore babyaranye ndetse n'abandi bantu be ba hafi bagaragaye bakoma amashyi, abandi bavuza impundu bashimira byimazeyo abunganizi ba Diddy. Umuhanzi Diddy yubatse izina rikomeye mu myaka 30 ishize kubera ko yegukanye ibihembo 5 bya Grammy Awards. Yashinze kandi kizwe nka Bad Boy Records, yinjije amafaranga menshi mu bucuruzi bw'inzoga, yashinze brand y'imideri ya Shanjon, yabaye kandi umwe mu bahanzi ba mbere babirabura baba miliyoneri mu ruhando rwa muzika. Icyakora ibyo byose yagezeho nta kabuza ko byahinduka bitewe n'icyemezo cy'urukiko. Biteganijwe ko mu gihe cya vuba urukiko ruza gutangaza igihano cy'ibyo byaha 2 yahamijwe, ndetse abakurikiye urubanza basobanukiwe n'iby'amategeko bagaragaza ko ashobora gufunga igihe gito cyane bitewe n'uko hari bimwe atahamijwe. Ku rundi ruhande hakaba n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko ashobora gufunga igihe kirekire. Benshi bakomeje kwibaza ku iherezo rya Sean Combs uzwi nka Diddy, umwami wa hip hop, umucuruzi, umuhanzi, umunyabugeni wishimiwe na benshi bitewe n'ibihangano bye. Benshi bategereje ko igihe kizababwira. Ese ukurikije ibiri kuba n'ibyo yanyuzemo, ese urabona ibya Diddy biganaye? Twandikire muri comment utubwire, ariko ntibibagirwe gukora like ndetse no gusangiza abandi iyi nkuru. Ikindi kanda kuri subscribe niba utarayikora. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho ubutaha.